Dahman yaravuze ngo hari ibintu bitatu ugomba kurinda buri gihe: imbaraga zawe, izina ryawe, n'uruziga rw'ubuzima bwawe. Aranavuga ngo ntugategereze umunsi udasanzwe, kubera ko buri munsi wose ni umunsi udasanzwe. Buri munsi wose ni umunsi mukuru, buri munsi wose ni usanzwe. Uko umuntu agenda asaza niko agenda abona ko buri munsi wose ari impano ikomeye. Ntugategereze umunsi udasanzwe rero, ahubwo hindura buri munsi umunsi udasanzwe. Uyu mugabo aravuze ngo ijambo ryiza ubwiye umuntu mu gihe kitageze no ku isegonda rimwe rishobora kumubera akabando k'iminsi mu buzima bwe bwose. Kubwira umuntu ko ari mwiza bishobora kutagutwara amasegonda runaka, ariko uwo muntu bibwiye ashobora kubigenderaho ubuzima bwe bwose. Kubwira umuntu ko umukunda bishobora kutagutwara umunota umwe, ariko uwo muntu bibwiye akaba yabigenderaho ubuzima bwe bwose. Dahman yaravuze ngo abantu batabanye nawe mu ngorane ntibagukwiriye mu nsinzi. Uwagutereranye mu nzira y'inzitane ntagukwiriye mu nsinzi. Aranavuga ngo kugira urukundo rwanyu rukomere bisaba ko buri wese yita kuri mugenzi we nkaho nta wundi muntu umuruta kuri iyi si. Uyu mugabo aravuze ngo zamukira mu bikomeye unyuramo, ukomerere mu bikomeye, ukurane nabyo. Yavuze ijambo rikomeye ngo igihe kimwe uzakena ubura abantu basobanuye byose mu buzima bwawe, abari inshuti baguhunga. Nubwo bizaba bikomeye, ariko icyo gihe nikigera uzazirikanira ijambo. Rimwe na rimwe kuguruka bisaba kubanza kurekurana. Ufashe inyoni ebyiri ukazizirikanya, ntizabasha kuguruka kabone nubwo noneho zifite amababa ane. Bisaba yuko kugira ngo ziguruke zibanza kurekurana. Hari ibintu rero usabwa kurekura kugira ngo ubone kuguruka. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo ubuzima ntibuhinduka bwiza ku bw'amahirwe, ahubwo buhinduka bwiza ku bw'impinduka wakoze. Aranavuga ngo ubuzima ntibuhora ari bwiza nk'uko ububona mu mafoto. Ubuzima ntibuhora busa nk'uko ububona ku mafoto rwose. Amafoto ntakakubeshye, ibyo ubona ku mbuga nkoranyambaga ntibikagushuke. Ubuzima ntabwo buhora busa nk'uko ububona mu mafoto. Ntugasobanure imibereho y'umuntu, ibyishimo by'umuntu ugendeye ku mafoto yirirwa postinga. Oya, ku ifoto buri wese aba yishimye, buri wese aba aseka, ariko siko abaseka ku mafoto bose bafite ubuzima bunezerewe. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo kuba bagusekera ntibisobanuye ko bakwishimiye, kuba baguhobera ntibivuze ko bagukunda, siko abagukomera amashyi bose bagukunze, siko abagusekera bose bakwishimiye, siko abagukomera amashyi bose bagushyigikiye, siko abaguhobera bose bagukunze. Dahman yavuze ijambo rikomeye nifuza ko twasigarana uyu munsi. Yaravuze ngo kuba umubyeyi mwiza si amaraso, ahubwo ni urukundo. Ushobora kwitwa umubyeyi mwiza kubw'urukundo wahaye uwo mudafitanye isano y'amaraso, ukaba n'umubyeyi mubi kubw'urukundo utahaye uwo mufitanye isano y'amaraso. Muri make kuba umubyeyi mwiza ni ugutanga inshuro ebyiri z'urukundo ufite kurusha uko watanga ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Uyu mugabo aravuze ngo amafaranga yose waba ufite ntacyo amaze mu gihe utabona umwanya wo kuyasangira n'abawe. Kubaho neza ni ukuba iruhande y'abantu n'ibintu ukunda. Mu rugamba rwo kubaho twibagirwa amafaranga, ahubwo tukayakoresha turi iruhande y'abantu n'ibintu dukunda. Uyu mugabo yaravuze ngo nta gihe nyacyo uzabona cyo kwita ku babyeyi bawe. Benshi twibeshya cyane ku gihe cy'ababyeyi bacu. Ntabwo uzigera ubona igihe nyacyo kwita ku babyeyi bawe kiruta none. Ntuzigere ukora ikosa ryo kwibeshya ko igihe kigihari cyo kwita ku mubyeyi wawe, kubera ko igihe umubyeyi wawe asigaje ku isi ugendeye ku burambe ni gito cyane ugereranyije n'igihe ufite. Aho bishoboka hose rero tanguranwa no kwita ku mubyeyi wawe bigishoboka. Hari igihe uzabyifuza bitagishobotse. Ni bya bindi byo kujya gutanguranwa ku kiriyo, ukajya gutanga abagabo ku kiriyo uri gutanguranwa mikoro kandi utarabafashije wenda
bakiriho bakikubona nabo bagihari. Ubuzima bwose waba ubayeho wababa hafi kubera ko ababyeyi bawe barabikeneye cyane kurusha uko wowe ubikeka, no kurusha uko wowe ubikeneye. Ahubwo hari n'ubushakashatsi bugaragaza ko uko abantu bagenda bakura niko bagenda bagira ikibazo cy'ubwigunge, ariko kubera ko abasaza n'abakecuru ari inzu z'ibitabo batavuga, ntabwo bahora barira nk'abantu bakiri batoya. Umusaza nyine aragenda akigunga akabiherana, akajya bitura icupa, noneho abakera bo banabituraga inkono y'itabi. Burya ntukabona abakecuru ba kera yaririrwanaga ubugoro mu kanwa cyangwa akirirwana itabi mu kanwa. Hari igihe habaga harimo no kwigunga, kubera ko ubushakashatsi bwa vuba bugaragaza ko akenshi iyo umuntu arengeje imyaka 60 atangira guhura n'ibibazo byo kwigunga, ariko kubera ko atavuga aba afite ubunararibonye buhagije ku buryo ashobora kubyigumanira. Aragenda akituriza, akaba yibereye hariya byose ari kubirebesha amaso ye. Niyo mpamvu rero niba ufite umuntu mukuru mu rugo, gerageza ujye umuba hafi rwose. Nta nubwo akeneye amafaranga menshi kubera ko nta n'ikintu yayamaze, akeneye umwanya, akeneye umwanya. Ubuzima bwose waba ubayeho rero jya ubaba hafi rwose, barabikeneye cyane kurenza uko ubitekereza. Uyu mugabo aravuze ngo kuba umuntu adashoboye ibi ntibivuze ko atashobora biriya. Ugaye ifi yuko itazi kuguruka yazarinda ipfa yibwira ko ari ikigoryi. Ni kimwe nuko uramutse ugaye inyoni yuko itazi koga, nayo yazarinda ipfa yibwira ko ari ikigoryi. Ariko noneho inyoni yishyire mu giti uyibwire uti guruka turebe, irakwemeza. Ifi nayo yikure ku butaka uyishyire mu mazi uyibwire uti oga ndebe, irakwemeza. Ntukagaye umuntu rero ngo umucire urubanza kubera ko atazi ikintu runaka. Ashobora kuba atari umuhanga muri bimwe, ariko akabinyoza mu bindi. Yavuze ijambo rikomeye ngo ntuzigire na rimwe umanika amaboko ku bintu ukunda. Nubikora nta kabuza uzicuza. Ubuzima ni ukuba iruhande rw'abantu n'ibintu dukunda. Kureka ikintu ukunda cyangwa se umuntu ukunda akakunyura mu myanya y'intoki ngo ni uguhitamo kubaho igice. Ni ubuswa bukomeye kureka ibintu ukunda bikagenda kandi ugifite uburyo n'amahirwe byo kubigumana. Igiciro cyose byagusaba kuri Darman uzagitange ugumane umuntu cyangwa ikintu ukunda, kubera ko nicyo gisobanuro cyo kubaho. Niba ikintu cyangwa umuntu ugikunda koko cyangwa uwo muntu umukunda koko byanyabyo atari bya bindi byo kurenzaho, Darman arakubwira ngo ikiguzi byagusaba cyose uzagitanga ariko gumana icyo kintu ukunda, kubera ko nicyo gisobanuro cyo kubaho. Yavuze ijambo rikomeye ngo ntushobora kubona abantu beza mu buzima bwawe mu gihe abantu babi bagicaracara mu buzima bwawe. Muri make, niba utajya ubasha kurekura abantu babi ngo bave mu buzima bwawe, ntabwo uzigera ubona abandi beza bari mu buzima bwawe. Yigeze no kuvuga ngo ibikomeye ucamo nonaha nizo nkuru uzabara mu gihe kizaza. Darman yaravuze ngo ni byiza kuvuga oya, ntukabyicuze cyangwa ngo ubisabire imbabazi mu gihe wabikoze ugamije kubahisha ubuzima bwawe. Vuga oya rwose kandi uyihagarareho wemye. Ni nka wundi watubwiye ngo igihe cyose ushidikanya ku kintu runaka uzavuge oya, uzavuge oya rwose. Yego igomba kuza itinze cyane wamaze kumva yuko koko ibikwiriye, kubera ko umuntu wabwiye oya mu mwaka ushize, uyu munsi numubwira yego ntabwo azibuka ko wamubwiye oya. Nubwo wamubwira oya 1000, umuntu wabwiye oya 1000 muri 2, uyu munsi numubwira yego imwe ntabwo azibuka ko wamubwiye oya 1000. Ariko noneho umuntu wabwiye yego muri 2, yego y'ikinyoma, uyu munsi nuhindukira noneho ukamubwira oya, nubwo wamubwira oya 1000 ntabwo azibagirwa ko wamubwiye yego y'ikinyoma. Niyo mpamvu yego yawe ugomba kuyihesha agaciro kandi ukayihagararaho. Nahitamo kuvuga oya ku kintu icyo ari cyose nshidikanyaho kugeza igihe maje guhamanya n'umutima nama wanjye ko gikwiriye yego nkabona kuyivuga.
Dahman yavuze ijambo rikomeye ngo igihe cyose uzumva uhangayikishijwe n'ibyo umuntu runaka yakuvuze, ujye wibuka ko ntacyo wabasha kugeraho mu gihe buri mbwa yose imotse birangira uyiteye ibuye. Hari igihe uzahugira mu gutera amabuye imbwa zose zimoka ntugire iyo ugera. Akongeraho akantu ngo imbwa zimoka cyane ntabwo ziryana. Mu magambo yose Dahman yavuze, munyemerere nyasoreze kuri iri. Yaravuze ngo kwihangana no guceceka ni intwaro ebyiri zikomeye. Kwihangana bikomeza intekerezo zawe, mu gihe guceceka bikomeza amarangamutima yawe. Yaranavuze ngo ushobora gutekereza ko ibyatsi bitohagiye mu kindi gihugu, ariko inama nakugira uzabanze ugereyo ubyirebere neza, kubera ko amagambo n'ubuhamya byonyine ntibyagukuramo uko ubitekereza. Yaravuze ngo nahitamo kubaho njyenyine nishimye kuruta kubana n'umuntu utazatuma nishima ubuzima bwanjye bwose. Yaranavuze ngo nanga urunuka abitwa ko basenga ariko bagashyigikira ibikorwa by'iterabwoba, ibikorwa by'ihohoterwa, ibikorwa bibi muri rusange. Yaranavuze ngo igitabo gitagatifu kitubwira ko ukuri ariko kuzatubatura, ariko kuri iyi si siko bimeze, ahubwo ibihari biteye ubwoba, kubera ko iyo uhagaze ku kuri uhagarara wenyine. Niba uhagaze ku kuri ujye uhora witeguye no guhagarara wenyine. Lucky Dube yaravuze ngo jya wizera ukuri, wizere ugukiranuka, wizere ko umuntu akiri umwere kugeza igihe ibimenyetso bimuhamije ko ari umunyabyaha. Aranavuga ngo siko amahitamo yose uzakora mu buzima azajya agenda uko ubyifuza. Hari ayo uzajya ukora akakubabaza cyane, ibyo ujya uhora ubizirikana bizatuma wumva ko mu buzima byose bishoboka. Dube yaravuze ngo nyiri muto umuntu umwe yarambwiye ati icyaha ntikijya gihemba kandi uburezi ni rwo rufunguzo. Dube yaravuze ngo ushobora kubona umuntu ugaragara neza mu maso y'abantu, ariko inyuma y'ubwo bwiza bwe huzuyemo ibinyoma, uburyarya bushobora kwica ejo hazaza hawe. Ushobora kwishimira amagambo aturuka mu kanwa k'umuntu, ariko imbere muri we hatandukanye n'imvugo ye. Lucky Dube yavuze ijambo rikomeye ku bagore ngo umugore ashobora kuba ari uw'agaciro imbere yawe, ariko akaba ari igikinisho ku wundi mugabo. Umugore ashobora kuba ari uw'agaciro imbere yawe, ariko akaba igikinisho cy'uwundi mugabo. Aranavuga ngo reggae ntabwo igarukira ku butumwa bumwe gusa, ahubwo ibamo ubutumwa butandukanye ku bantu bose kandi mu bihe bitandukanye. Reggae yigaragaza mu buzima bwose bwa buri munsi. Aranavuga ngo mu buzima hari abantu batajya banyurwa, ku buryo ushobora kwigomwa byose ndetse ugashyira mu kaga abantu bawe kubera we. Byose ukabikorera umuntu ariko n'ubundi bikarangira atanyuzwe. Mu buzima hari abantu batajya banyurwa, ku buryo ushobora kwigomwa byose ndetse ugashyira mu kaga abantu bawe ba hafi basobanura byose kuri wowe. Byose ukabikorera umuntu ariko n'ubundi bikarangira atanyuzwe. Dube yaravuze ngo umuziki buri gihe uba ugomba kuba wigisha abantu. Gusa igitangaje nuko imiziki y'iki gihe iba ivuga ku guhuza ibitsina, abagore n'ibiyobyabwenge. Kuri Lucky Dube yumvaga umuziki ukwiriye kubamo ubutumwa bugamije kwigisha abantu ibyabagirira umumaro. Yaranavuze ngo aho nihishe hose birangira injyana ya reggae imvumbuye. Nta muntu wabasha guhagarika reggae kubera ko reggae ifite imbaraga. Ushobora guhindura injyana ya reggae ariko ntuzigere uhindura ubutumwa bwayo. Yaranavuze ngo bose baremwe mu ishusho y'Imana, urinde wo kubatandukanya. Bibiliya ivuga ko yaremye umuntu mu ishusho y'Imana. Ntabwo Bibiliya ivuga ko yaremye umuzungu cyangwa umwirabura, ahubwo Bibiliya ivuga umuntu. Dushobora kugira amabara atandukanye ariko twese turi umuntu umwe. Dube yaravuze ngo iyo ugerageje kureka ingeso mbi wakoraga, inshuti zawe zishobora kukubwira ko uri injiji, bikarangira ugejeje igihe uzaba utakibasha kureka iyo ngeso. Niyo mpamvu rimwe kureka ingeso bisaba kwigobotora n'amagambo y'inshuti zawe. Yaranavuze ngo utakaza agaciro kawe iyo ugerageza gukora ugamije kunezeza abantu bose. Dube yaravuze ngo iyo ukiri muto uba utekereza ko uzi ibyo urimo neza, ariko uko ugenda ukura ugenda ubona ko wibeshyaga cyane, byari ibya cyana.
aranavuga ngo abantu bamwe na bamwe bazakubwira ko uba mwiza iyo wasinze, abandi bakakubwira ko uba uri mubi cyane. Wakwibaza uti ninde wo kwizera muri abo ngabo? Niyo mpamvu Imana yaguhaye ubwenge. Dube yaravuze ngo jya uba umuntu mwiza ku bantu cya gihe uzaba uba ari hejuru, kubera ko hari igihe kizagera ukabakenera nabo bakuri hejuru. Lucky Dube yaravuze ngo byanditswe ko abantu bose bangana imbere y'amategeko, ariko isi si kibibona. Aranavuga ngo kugera kure mu byiyumvo ku muntu wakunze ni nako bigera kure aho uba utabasha kumwikuramo, mu gihe urukundo wamuhaye rutabasha kukugarukira. Yaranavuze ngo duhora dusingiza intwari buri gihe, ariko hari intwari dukunze kwibagirwa, abagore bo muri iyi si. Ntibajya bahunga inshingano, barahagarara bagahangana n'ibibazo, bakarwanirira ibikwiriye. Imana ihe umugisha abagore. Lucky Dube yaravuze ngo ntuzigere na rimwe ugerageza gutandukanya abantu, bose baremwe mu ishusho y'Imana, urinde wo kubatandukanya. Aranavuga ngo kuba umuntu atagukoreye ibi na biriya ntibivuze ko atabikorera abandi. Hari igihe aba ari ikibazo cyawe atari ikibazo cye. Kuba umuntu umusabye ikintu runaka ntagikore ntibivuze ko atabikorera abandi. Hari igihe aba atari ikibazo cye, ahubwo ari ikibazo cyawe. Mbere yo guca urubanza banza urebe niba atari wowe ufite ikibazo. Lucky Dube yaravuze ngo abategetsi batangiza intambara igihe cyose babishakiye, rimwe na rimwe kubw'uburenganzira bwabo, ikindi gihe kubwo kwinezeza, ikindi gihe kubw'ibyubahiro byabo. Kureka abantu bagapfa kubw'amakosa y'abagenzi babo birababaza cyane. Rero mwana wanjye nujya ujya kuryama ujye ukubita amavi hasi usengera ubugingo bwawe. Ntawamenya niba uzabasha kongera gukanguka. Mbere yo kuryama banza wikiranure n'umunsi. Mu magambo yose Lucky Dube yavuze munyemere nyasoreze kuri aya ngaya. Yaravuze ngo uko byaba bimeze kose byibuze turacyahumeka abazima. Gusa ntituzi icyo ejo haduhishiye. Muri iyi si y'insazi abantu bapfa nk'amasazi buri munsi. Hari ibyo usoma mu binyamakuru kumva birenze intekerezo zawe, kubera ko tuba mu isi y'insazi. Iteka ryose ujye uhora witeguye ko Sekibi ashobora kugukomangira, ukabuhindutse indi nzirakarengane yitahiye. Hanyuma Dube yaravuze ngo icyo arota cyane ni ubwisanzure bw'igihugu, aho buri wese areshya na mugenzi we imbere y'amategeko. Izo nizo zari inzozi ze. Ariyo n'amagambo meza cyane yavuzwe n'icyamamare Lucky Philippe Dube.